Shalom, amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya, naganze imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ni mwene so Senga ubasuhuza, mbahana ikaze mu cyumweru cyacu cya 8, icyumweru tumaze dusoza dusomye Bibiliya. Murabizi ko twatangiye urugendo rwo gusoma Bibiliya mu byumweru 52. Iki cyumweru cya 8 tugisoje dusoma igitabo cy'Abalewi, ariko tukijyanisha n'igitabo cyandikiwe Abaheburayo. Ibi bitabo byombi birasa, kimwe kivuga ubutambyi bwo mu isezerano rya kera nk'uko Imana yabutegetse Mose ngo abibwire bene Aroni bari abatambyi nabo bakomoka mu muryango w'Abalewi. Naho igitabo cy'Abaheburayo kigasobanura ubwo butambyi uko bwasohoreye muri Kristo Yesu we byashushanyaga. Mbibutse ko igitabo cy'Abalewi gisobanura neza kandi gihishemo ishusho ya Yesu Kristo nk'uko Imana yavuze ko ubuhanuzi ndetse n'amategeko yasobanuraga Yesu. Mu mategeko y'Abisiraheli nk'uko twabibonye ubwo twasobanuraga amategeko mu gitabo cyo Kuva, amategeko Imana yahaye Abisiraheli yarimo ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere ni amategeko ajyanye no gukiranuka, ayo twita mororo cyangwa amategeko yerekeranye no gukiranuka. Hakaba amategeko y'iby'umwuka cyangwa se amategeko y'imihango, ariyo bita ceremonial, ni ukuvuga amategeko y'ibitambo, amaturo, iminsi mikuru y'Uwiteka. Nanone tunareba n'amategeko ajyanye n'umuco, imibanire, ubutabera ndetse n'ibindi. Igitabo cy'Abalewi rero nta kindi kivuga uretse ibijyanye na ceremonial cyangwa se amategeko y'iby'umwuka. Kuki tuyita amategeko y'iby'umwuka? Nuko muri yo yarabumbatiye ishusho ya Yesu Kristo itagaragara. Ni igitabo cy'Abalewi tubonamo gusa kandi tugasobanurirwamo ubutambyi bwa Yesu Kristo bwari buhishe mu bitambo by'Abisiraheli. Abakomoka kuri bene Aroni nibo bahawe ubutambyi. Bamwe bakunda kwishuka ko ubutambyi bwahawe Abalewi. Oya, ahubwo kuko Aroni akomoka mu muryango wa Lewi nicyo gituma babyitirira Abalewi. Ariko ubundi abatambyi bavaga gusa mu muryango wa Aroni, naho abakomoka ku Balewi bakabafasha uwo murimo ujyanye n'ibitambo. Urugero, biremekaga ibijyanye n'ihema. Lewi yabyaye abahungu 3, ariwe Kohati, Gerushomu ndetse na Merari. Aba rero bakoraga umurimo wo kwiremeka no gukora imirimo ijyanye n'ihema. Igitabo rero cy'Abaheburayo cyo kigaruka kidusobanurira neza uburyo ubutambyi bwakorwaga mu isezerano rya kera bwasohoye muri Kristo Yesu we byashushanyaga. Niyo mpamvu ari byiza kandi biryoshye, niko nibwira ko nawe wafashijwe no gusoma ibitabo byombi. Tutibagiwe na zimwe muri zaburi zavugaga ubutambyi bwa Yesu, nka zaburi 110 ndetse n'111 na zaburi ya 37 nk'uko twazisomye. Reka rero mbahe ikaze mu ncamake ikubiye mu butumwa buri mu gitabo cy'Abalewi ndetse n'igitabo cy'Abaheburayo. Igitabo cy'Abalewi cyanditswe na Mose ubwe. Iki gitabo cyandikiwe abakomoka kuri Aroni, ni ukuvuga abatambyi, kugira ngo bamenye uko ubutambyi bw'Uwiteka bwagombaga kugenda. Bamenye ibitambo byemewe gutambwa ndetse n'ibitemewe gutambwa. Ijambo ry'ingenzi rigaruka kenshi mu gitabo cy'Abalewi ni ijambo kwera cyangwa kwezwa. Iri jambo rigarukamo inshuro zirenga 80. Kwezwa, kwera nibwo butumwa bw'ingenzi bukubiye mu gitabo cy'Abalewi. Iki gitabo mu by'ukuri twagicamo nk'ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere kiva ku gice cya mbere nyine ukageza ku gice cya 10. Aha naho hakubiyemo ibice 2 by'ingenzi. Kuva ku gice cya mbere ukagera ku cya 5 baba dusobanurira ibitambo byemewe gutambwa ndetse n'amaturo, nuko ayo maturo agomba gutambwa nuko akwiye kuvangwa. Kuva ku gice cya 6 ukagera ku gice cya 10 hatubwira noneho amategeko Imana iha Abalewi yerekeranye n'ibi bitambo yabategetse gutamba. Nanone igice cya 2 kiva ku gice cya 11 ukagera ku gice cya 20. Iki gice gikubiyemo amategeko Imana yahaye Abisiraheli y'ibyerekeranye n'ibyo kurya bizira ndetse n'ibitazira.
nanone hakubiyemo amategeko yagengaga abisiraheli ku bijyanye no kwezwa, ariko bitari ukwezwa kw'imbere ahubwo inyuma. Urugero, kumenya uko bakwiye kugenza urwaye ibibembe, gusuzuma uwarwaye indwara y'uruhu yandura kugira ngo atanduza abandi, ibijyanye n'umugore uri mu mihango cyangwa se iyo yabyaye uburyo agomba kwezwa. Kwezwa rero bavuga si ukwezwa kw'imbere ahubwo ni ibijyanye n'inyuma. Igice cya gatatu cy'Abalewi kiva ku gice cya 21 ukageza ku gice cya 26. Baba bagaruka ku mategeko atandukanye. Reka rero tugaruke aho twasomye kuva ku gice cya mbere ukagera ku gice cya 23. Nk'uko nabivuze, kuva ku gice cya mbere cy'Abalewi ukagera ku gice cya 5 badusobanurira ibijyanye n'ibitambo byari byemewe gutambwa. Ibi bitambo bikubiyemo ibitambo by'ubwoko bune. Ku gice cya mbere batubwira igitambo cyabimburiraga ibindi cyitwa igitambo gikongorwa n'umuriro, Holocaust. Ni ukuvuga ko iyo umwiseri yazanaga igitambo cyo gushimira Uwiteka, kuko iki gitambo nta kindi cyabaga kigamije uretse ko cyagombaga gutwikwa cyose, maze umubabwe, ni ukuvuga umwotsi wakivagamo, ukazamuka werekera mu ihema ry'ibonaniro ahari intebe y'Imana. Mbibutse ko ku isanduku y'isezerano hejuru, aho abamarayika babiri b'abakerubi bari bakozwe mu izahabu bari bicaye bahuje amababa yabo, ni ukuvuga batwikiriye intebe y'ihongerero, aho hari ubwiza buhahora kandi butagira umucyo uharasa. Ni ukuvuga ngo Uwiteka yahashyiraga umucyo nk'isoko yerekana presence cyangwa se kuhaba kw'Imana. Nk'uko Uwiteka abibwiye Mose, naho Uwiteka yavuganiraga nawe. Iyo rero batwikaga ibitambo byazamukaga byerekeye mu ihema ry'ibonaniro, maze bikabera umubavu uhumura neza imbere y'Imana, bigatuma Uwiteka yemera igitambo. Iyo batwikaga rero igitambo cyo gukongorwa n'umuriro, cyabaga kigamije kuramya, gusingiza, guhesha Imana icyubahiro. Iki gitambo cyatambwaga mu gitondo na nimugoroba, maze icya mu gitondo kikirirwaho kugira nimugoroba kidacecetse, nuko icya nimugoroba nacyo kikararaho kugeza mu gitondo. Ibi byasobanuraga, bigashushanya ishimwe ridacika rihora mu Bisiraheli baramya Imana, bahimbaza Imana. Mwibuke ko ibitambo ubwabyo byashushanyaga ikindi. Ibitambo nk'uko twabirebye mu nyigisho yihariye twakoze hano kuri YouTube, twasobanuye ibyo bitambo byatambwaga mu isezerano rya kera, icyo bisobanuye mu isezerano rishya. Nyuma yo gutamba rero igitambo gikongorwa n'umuriro, nuko cyagombaga gutambwa igitambo cya kabiri abiseri bagombaga gutamba, ni igitambo cy'uko bari amahoro, icyo bita mu gifaransa les actions de grâce. Ni ukuvuga ibitambo by'ishimwe by'uko bari amahoro. Mu rurimi rw'ikinyarwanda kindi babyita ibitambo by'umusangiro. Ni ibitambo abiseri batambaga mu gihe babaga barejeje, barungutse, amatungo yabo yarororotse, noneho bakabikura mu mutima wabo nko kubwira Imana ngo nari nkuzaniye ishimwe ry'ibyo wakoze. Iki gitambo rero ntabwo cyatwikwaga cyose, ahubwo bafataga gusa urugimbu ni ibinure n'impyiko n'ibindi byose bivamo umwotsi, bakabishyira ku gicaniro, bikazamura ishimwe imbere y'Imana, naho ibisigaye bikaba umugabane wa bene Aroni, kuko abakora umurimo wo ku gicaniro batungwa n'ibijyaho. Igitambo cy'uko bari amahoro nacyo cyanezezaga Imana. Nk'uko twabivuze, ibitambo batambaga byari mu bwoko bubiri bw'ingenzi. Ibitambo ubwoko bwa mbere byari ibitambo bigamije gukomeza ubusabane bw'Abisiraheli hamwe n'Imana. Ni nayo mpamvu igitambo gikongorwa n'umuriro, umwotsi ukivaho ntiwagombaga guceceka, kubera ko ibitambo bikongorwa n'umuriro n'ibitambo by'umusangiro cyangwa se ibitambo by'uko bari amahoro byabaga bigamije kuramya Imana, gusingiza Imana, maze relationship cyangwa se ubusabane abiseri bagomana n'Imana ntibucike. Ibindi bitambo bitatu byari ibitambo byo kongera kwiyunga n'Imana cyangwa se gusana imibanire yabaga yajemo agatotsi gatewe n'ibyaha cyangwa se ibicumuro by'Abisiraheli. Noneho ibi bitambo bigatambwa kugira ngo bikureho urusika, igitotsi, ibyaha, imibanire hagati yabo n'Imana yongere kuba mizima. Ibi bitambo rero byitwaga ibitambo bitamirwa ibyaha. Igice cya gatatu batubwira igitambo cy'umusangiro, ariko kandi nasimbutse igice cya kabiri. Igice cya kabiri ho batubwira amaturo abiseri bagombaga gutura Imana ajyana n'igitambo. Icya mbere yabaga ari ifu, iyo fu igaturanwa n'umubavu.
maze uyu mubavu nanone ugashyirwa hejuru y'amavuta. Tutibagiwe ko bagombaga kongeramo n'umunyu. Ibi byose byari bifite nanone ubusobanuro burenze kuvuga ifu, amavuta n'ibindi. Murabizi ko iyo Bibiliya itubwiye ifu bayikoragamo imitsima, akaba ariyo bamurikaga kuri ya meza yabaga mu ihema ry'ibonaniro. Iyi mitsima nta kindi isobanura, ni ijambo ry'Imana. Naho amavuta murabizi ko bivuze gusigwa, umwuka wera. Aya mavuta nayo ni icyo yasobanuraga. Mu gihe tuzaba twiga inyigisho yihariye ivuga ku gusigwa amavuta, tuzabigarukaho twerekana uburyo ibi bisobanuye umwuka wera. Nanone bakabitambana na vino. Byari ibintu bitanu. Icya mbere ni ifu, icya kabiri ni amavuta, icya gatatu ni imibavu, icya kane ni vino, ndetse bakabishyiramo umunyu. Icya mbere ni uko ifu bagombaga gutura Uwiteka itabaga irimo umusemburo. Ibi bivuze iki? Umusemburo murabizi ko uhagarariye uburyarya, ikibi, icyanduye. Ni nayo mpamvu Imana yavugaga ngo ifu bagombaga kuntura ntikaba irimo umusemburo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riraboneye, riratunganye, ntirikwiye kugira ikirivangira. Niryo ryonyine ridukiza kandi rikaduhaza. Nk'uko nabivuze, amavuta yarahagarariye umwuka wera. Naho vino ikaba yarasobanuraga amaraso, nk'uko Yesu ubwe yabyivugiye muri Matayo 26 uhereye ku murongo wa 26, ngo yenda igikombe arababwira ngo nimwakire munyweho mwese, aya ni amaraso yanjye, amaraso y'isezerano rishya. Umubavu wagereranywaga n'amasengesho y'abera yo gusingiza no kuramya Imana. Ayo akaba ari yahumurira neza Imana, nk'uko nanone mu Baheburayo ibice 13 uhereye ku murongo wa 15 havuga ngo ibitambo by'ishimwe ry'iminwa yanyu binezeza umutima w'Imana. Mu Byahishuwe 8 hagasobanura uyu mubavu yuko ari amasengesho y'abera azamuka imbere y'Imana. Ibi byose rero byabaga bigomba guturanwa umunyu. Ni ukuvuga Yesu yaravuze ngo mube umunyu w'isi, kuko umunyu niwo uryoshya ibiryo, niwo ushyiramo icyanga. Mbibutse yuko Imana yabwiye Abisirayeli ngo kirazira igitambo cyose mutambye mujye mugitambana umunyu. Umunyu kandi ntabwo wari uhagarariye gusa kuryoshya cyangwa se kuzana ubuzima, gutuma ibintu bigira agaciro, ahubwo umunyu nanone nk'uko tuzabibona ubwo tuzaba tugeze mu bacamanza, nawe ubwawo ni kimwe mu bintu byakomezaga isezerano. Igice cya gatatu kitubwira igitambo cy'umusangiro. Igice cya kane n'icya gatanu bongera kutubwira ibitambo by'ibyaha. Ibi bitambo byari mu bwoko butatu. Icya mbere ni ibyaha Abisirayeli babaga bakoze batigeze babyituma, ni ukuvuga bakabikora batabishaka. Ibitambo bya kabiri ni ibitambo Abisirayeli bakoraga by'ibyaha bagombaga gutambira ibitambo. Ibya gatatu byitwaga ibitambo by'ibyaha ariko bigarura ubwiyunge hagati y'Imana n'Abisirayeli. Uko ari bitatu rero, ibi byose byatambwaga kugira ngo imibanire y'Imana n'Abisirayeli yasenyutse cyangwa se yangiritse, yajemo agatotsi, ibone uko ikurwaho n'ibi bitambo. Nk'uko umwanditsi w'Abaheburayo abisobanura, ibi byose Kristo Yesu niwe byasohoreyemo. Kuva ku gice cya 6 ukagera ku gice cya 10, Imana noneho iha amategeko Abalewi yuko bagombaga gutamba ibi bitambo. Mu by'ukuri ni ukugaruka ibwira Abisirayeli ngo dore bya bitambo bitambwa, dore uko muzajya mu bitamba. Mu bice 6 Imana yihanangiriza Abalewi kudakoresha umuriro utemewe. Ni ukuvuga iki? Umuriro bakoreshaga ku gitambo batwika ibitambo watse rimwe rizima ntiwagombaga kuzima. Uyu muriro wanatse mu buryo bw'igitangaza. Yihanangiriza rero abatambyi Benaroni yuko batagomba kuzana umuriro utemewe ku gicaniro. Ibi byavugaga iki? Tubigaruye mu isezerano rishya. Ni ukuvuga ko ntibikenewe ko tuzana ibyo hanze kugira ngo abantu b'Imana bakunde bafashwe. Urugero, uzasanga abantu bakubwira ngo kugira ngo urubyiruko rugane mu itorero nureke tuzane imbyino ziri hanze maze dufatire urubyiruko rwacu mu itorero. Ntabwo bikeneye umuriro wo hanze kugira ngo abantu b'Imana bafashwe. Umuriro uva mu ijuru w'umwuka wera niwo uhagije wonyine. Twe kuyivangira n'indi miriro. Dukomeze. Ibice 7 nk'uko nabivuze kugera ku bice 9, Imana ibisobanurira Abalewi uburyo bagomba kugenza ibitambo, ibereka amategeko abigenga. Igice cya 10 tubona ingaruka za mbere ziba mu rubyaro rwa Aroni bikomotse ku gukoresha umuriro Imana yabuzanyije.
abahungu be babiri ngo bagiye bafata ibyotezo ni ibikoresho bakoreshaga barahura umuriro, bavana umuriro hanze bawushyira ku gicaniro. Imana yabuzanyije ko batagomba kizira kuzana umuriro wo hanze ngo bawushyire ku gicaniro. Ibi byatumye Uwiteka ngo abagwira arabica. Aroni apfusha abahungu be bombi, abapfusha umunsi umwe gusa. Cyaraziraga kubaririra kubera ko n'Uwiteka yabaga yabisha. Yabajije iki rero? Kuzana umuriro wo hanze. Wowe unyumva niba wizera, nkubwire ko kizira kuzana umuriro wo hanze ngo uwuzane mu nzu y'Imana. Ntabwo bikenewe ko twifashisha indirimbo zo hanze, imibyinire yo hanze, ibitekerezo byo hanze, principe zo hanze, imigirire n'imyigishirize yo hanze ngo dukunde dufate abantu b'Imana mu itorero. Oya, umuriro w'Umwuka Wera niwo uhagije gusa. Kuva ku gice cya 11 kugera ku gice cya 20 ntagiye muri byinshi. Aya ni amategeko yagengaga Abisiraheli ku bintu bitandukanye, ariko cyane cyane nk'uko nabivuze ku bijyanye no kwezwa, nuko bagombaga kugenzura ibintu mu gihe bibwira ko byaba byanduye kandi bishobora guhumanya Abisiraheli. Igice cya 11 hatubwira inyamaswa zizira n'inyamaswa zitazira. Umwanditsi w'igitabo Umugenzi John Bunyane yakoresheje igisobanuro cyumvikana yerekana icyatumye Imana ivuga ko hari inyamaswa zizira ndetse n'inyamaswa zitazira. Inyamaswa zizira zabaga ari inyamaswa zituza kandi ntizatura ibirenge. Ni ukuvuga iki? Kwatura ibirenge ni uko hagati y'amano cyangwa se ibinono by'inyamaswa bigomba kuba harimo umwanya. Natanga urugero: inka, ibinono byayo harimo umwanya hagati yabyo, ariko ingwe, injangwe, imbwa ntabwo amajanja yayo hagati yayo harimo umwanya. Nicyo bita kwatura ibirenge. Inyamaswa rero zaziraga zari inyamaswa zituza kandi ntizatura ibirenge. Ni ukuvuga ko hariho inyamaswa zimwe zuza ariko amajanja yabyo ntabe yatuye cyangwa se ntabe ari mu mwanya. Hakaba nanone n'inyamaswa zifite ibinono biri mu mwanya ariko zituza. Umwanditsi wanditse igitabo cy'Umugenzi John Bunyane yatanze ubusobanuro kuri izi nyamaswa Imana yavuze ko zizira. Yabihuje rwose n'umurimo wo ku musaraba. Yerekana ko kwatura ibirenge ndetse no kuza bihuye n'ubutumwa bwiza. Kuza bivuze guhishurirwa ubutumwa bwiza, kugarura ijambo ry'Imana ukaritekerezaho rikaba muri wowe rigwiriye. Nicyo yasobanuye nko kuza, kumedita, gutekereza, gusabana, guhishurirwa ijambo ry'Imana. Naho kwatura ibirenge bikagaragaza gusa kugenda nk'uko ijambo ry'Imana wujije cyangwa se watekerejeho rivuga. Icyo nicyo bita kwatura ibirenge. Yerekana rero ko inyamaswa yuza ariko ntiyatura ibirenge irazira. Nanone inyamaswa yatuye ibirenge ariko ituza ku ijambo ry'Imana nayo irazira. Ni nayo mpamvu bihura n'umurimo wo ku musaraba. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Nshuti yanjye, guhishurirwa ubwiru bwo mu ijambo ry'Imana ni umugisha utagira ukungana, ariko iyo bigarukiye aho ntibigire uruhare mu guhindura ingeso zacu ngo bigaragarire inyuma. Mu by'ukuri uri inyamaswa izira, ntacyo wamarira Umwami Imana. Niyo mpamvu guhinduka kw'inyuma bikomotse ku ijambo ry'Imana n'icyo Imana iduhamagarira. Igice cya 12 ndetse na 13 na 14 na 15 Bibiliya rero itubwira ibijyanye no guhumana kw'inyuma bishobora kugira ingaruka ku muryango w'Abisiraheli wose. Hatubwira ibijyanye n'ibibembe. Muri Bibiliya yera niryo jambo bakoresha. Bibiliya ijambo ry'Imana bakoresha indwara zandura z'uruhu. Kuko Abisiraheli bari miliyoni zirenga 3 mu butayu, Imana yahaye Mose amabwiriza ajyanye na siyanse ntoya y'ukuntu abatambyi bazajya bagenzura indwara zo ku ruhu kugira ngo iteraniro ry'Abisiraheli bose baticwa n'indwara zandura. Niyo mpamvu yababwiraga ngo dore uko mukwiye kujya mubigenzura. Aya mategeko rero ni icyo avuga. Igice cya 16 kirihariye. Mbabwire ko mu gitabo cy'Abalewi hari ibice bibiri ukwiye kwitaho. Icya mbere ni igice cya 16, icya kabiri ni igice cya 23. Kubera iki? Igice cya 16 bahatubwira umunsi wihariye, bagihariye umunsi w'impongano. Uyu munsi w'impongano uragaruka bakatubwira uko abatambyi bagombaga kuwizihiza.
uyu munsi w'impongano wabaga urangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni uko ari umunsi ugenewe Abisiraheli bose. Iki gitambo noneho ntabwo cyatambirwaga umuntu umwe, ahubwo cyatambirwaga ishyanga Isiraheli yose. Cyabaga kigizwe n'inyamaswa ebyiri. Iya mbere yari yo kwaturwaho imivumo yose y'ibyaha y'Abisiraheli, yarangiza igahabwa umuntu akajya kuyijugunya mu butayu, ikazapfirayo yishwe n'iyo mivumo. Iya kabiri yari yo gutambirwa Uwiteka ngo ihongerere ibyaha by'Abisiraheli bose babaga bakoze ku mwaka. Iki gitambo cy'ihongerero cyashushanyaga Yesu Kristo ubwe mu buryo bwuzuye. Ubwo Yohana yabatizaga Yesu mu mazi ya Yorodani, Yohana yakoze nk'aho ari umutambyi, afata Yesu ku gahanga maze amwaturaho kandi amushyiraho ibyaha byose by'abari mu isi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 29, Yohana aragira ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Arangije kuvuga atyo amudubika mu mazi nk'ikimenyetso cyo kumwohera, nk'uko boheraga ya nyamaswa nta uyishe ngo ijye mu butayu. Ariko ku musaraba ubwo Yesu yapfaga, yishwe nka ya nyamaswa batambaga ngo ibere incunga ibyaha byose by'Abisiraheli. Nanone uyu munsi w'impongano wari ufite igisobanuro cya kabiri. Nk'uko twabivuze mu nyigisho yihariye muri conference, niba utarakurikiye nagusaba kuza kwikurikirana. Twamaze amezi 3 dusobanura iminsi mikuru y'Abisiraheli. Uyu munsi w'impongano ni umunsi ukomeye cyane ku Bisiraheli, kuko abo uyu munsi ntibizera Yesu ko ari we mwami n'umukiza. Ubwo rero itorero rya Kristo rizaba rimaze kugenda, nibwo Abisiraheli bazongera kuhindukira bakamenya ko burya uwo bahakanye ari we yari Mesiya. Uwo munsi nibwo igihugu cyose cyangwa se nibwo ishyanga rya Isiraheli rizahagarika ubutambyi ryakoraga rigahindukirira Yesu, noneho rikamwemera ko ari we mwami n'umukiza. Nk'uko Aroni yatambiraga igitambo Abisiraheli bose, maze ishyanga ryose rikabarwaho gukiranuka n'abakoze ibyaha batazi, Imana ikabibababarira, niko n'ishyanga rya Isiraheli nk'igihugu rizahinduka, noneho rikamenya ko Yesu ari we mwami. Igice cya 17 hatubwira ko kizira kurya amaraso. Bongera kukugaruka ko amaraso ari ayera akwiye kuziririzwa. Bavandimwe, hari abantu benshi bakunda kwibagirwa ko n'uyu munsi amaraso azira. No mu isezerano rishya ubwo intumwa za Yesu Kristo zateraniraga mu nama y'i Yerusalemu, ni inkuru dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 15, bongeye kwibutsa n'abanyamahanga yuko amaraso azira. Ntibigeze babikoreza andi mategeko nko gukebwa n'indi mihango, ariko ibijyanye n'amaraso byo byaraziraga kuko ntaho bihuriye n'amategeko. Ibijyanye no kuziririza amaraso byatanzwe mbere y'amategeko ya Mose, kuko bwa mbere tubibona mu gitabo cy'Itangiriro ubwo Imana yabwiraga Nowa, mwemere no kurya inyama z'inyamaswa, ariko amaraso ye ujye uyabyarira hasi, kuko ubugingo bw'ikintu buri mu maraso yacyo. N'uyu munsi ndagusabye, niba wizera, ntukarya amaraso, ni ikizira, kuko ubugingo bw'ikintu cyose buri mu maraso. Hari abajya bajya muri restaurant barangiza bagasaba icyo bita ngo mpereza steak saignant, inyama iva amaraso. Iyo urya amaraso umutima wawe ubugira nk'inyamaswa, niyo irya amaraso. Ariko wowe Imana ntiyaguhaye amaraso, ahubwo yaguhaye inyama zayo, ariko amaraso yo nuba aracyazira. Igice cya 18 Imana yongera kubwira abatambyi ibijyanye n'ibizira cyangwa se ibidakwiriye gukorwa, cyane cyane 18, 19 na 20. Ibi bice byongera kugaruka ku buryo Abisiraheli bakwiye gukora ubukwe, ni ukuvuga gushyingiranwa, bakavuga ibicyaha bizira. Imana ikongera ikihanangiriza Abisiraheli kudakora ubutinganyi, icyo bita incest, gusambana n'abantu bavukana, kuryamana n'abantu bafitanye isano. Ibi ntabwo biba bikiri ibyaha gusa, biba byatangiye guhinduka ibizira. Ibi nibyo byerekana ubuhenebere. Mu gihugu cy'Ubudage batoye itegeko ko abantu bafite icyo bapfana nta kibazo bashobora kuryamana. Ni ukuvuga umuhungu ashobora kuryamana na nyina, umukobwa yaryamana na se, abavandimwe bashobora kuryamana. Ibizira ibi Imana yabibujije Abisiraheli, ntiyabivuga gusa ko ari ibyaha, ahubwo ni ibyerekana ishyanga rimaze gupfa rwose, guhenebera. Ni ukuvuga ngo ntibakira abantu, basigaye bigira nk'inyamaswa. Ibi rero nabyo byirinde, ni ibizira.
igice cya 21 na 22, Imana yongera guha Mose andi mategeko yerekeranye n'abatambyi. Igice cya 23 nk'uko nababwiye nicyo cyo kwitonderwa, kuko kitubwira iminsi mikuru y'Uwiteka. Iyi minsi mikuru y'Uwiteka itangirira ku isabato. Mbibutse ko Abakolosayi ibice 2 uhereye ku murongo wa 16, Pawulo asobanura ko nta muntu ukwiye kuducira urubanza kubw'ibyo turya, ibyo tunywa, imboneko z'amezi, amasabato n'iminsi mikuru y'Uwiteka, ngo kuko ibi byose umubiri wabyo ufitwe na Kristo Yesu. Ngo ibi byari igicucu, byari ikimenyetso, ngo ari uko byarangaga ni Yesu Kristo. Yaba isabato burya nayo yasobanuraga Yesu Kristo, cyari ikimenyetso nk'uko Imana ibivuga mu Kuva ibice 31, ngo yuko mbahaye isabato nk'ikimenyetso hagati yanjye namwe. Ariko mu Isezerano Rishya ntabwo ikimenyetso cyacu kikiri isabato, oya, ahubwo nk'uko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 1 umurongo wa 11, avuga ko Imana yadushizeho ikimenyetso cyayo ariyo Mwuka Wera. Amaraso ya Yesu niyo adushyiraho itandukaniro n'abandi. Dore ikimenyetso twashyizweho kigaragarira mu isi y'umwuka, ni amaraso y'Umwana w'Imana n'Umwuka Wera waduhaye kwizera ngo duhinduke urubyaro rwa Aburahamu kubwo kwizera. Ntabwo nasobanura iyi minsi mikuru y'Uwiteka yose uyu munsi, ahubwo nk'uko nababwiye nagusaba kuyireba mu nyigisho yihariye twabikozeho, buri munsi wose twawutinzeho tuwusobanura n'icyo usobanuye mu Isezerano Rishya. Iyi minsi mikuru gusa yari 7, nkuyemo isabato, yari Pasika, iminsi mikuru y'imitsima idasembuye, iminsi mikuru y'umuganura wa mbere, iminsi mikuru ya Pentekote cyangwa se iminsi mikuru y'umusaruro, iminsi mikuru y'ingando, umunsi mukuru w'impanda ndetse n'umunsi mukuru w'impongano. Iyi minsi mikuru ko ari 7 yari igizwe n'iminsi mikuru 3 Abisirayeli bagombaga kwizihiza bose bahuriye i Yerusalemu, bakamara iminsi 7 cyangwa 8. Iya mbere ni iminsi mikuru ya Pasika. Iyi yakurikirwaga n'iminsi mikuru 7 bagombaga kuryamo imitsima idasembuye. Bayiriraga i Yerusalemu, bakamara iyo minsi 8 bizihiza Pasika n'iminsi mikuru itarimo umusemburo. Ngusabe niba utarumvise iyi nyigisho uyirebe hano kuri YouTube. Iyi minsi mikuru bayizihizaga mu kwezi kwa 4, dore ko ku kwezi kwa 4 kuri kalendari y'Abisiraheli niko kwezi kwa mbere, nk'uko Imana yabibwiye Mose mu Kuva ibice 12, ngo ku kwezi kwa Bibu mu Giheburayo niko kwitwa kwabaye ukwezi kwa mbere ku Bisiraheli, ngo kuko ariko kwezi Imana yabakuriye mu gihugu cya Egiputa. Nanone bizihizaga umunsi mukuru w'umusaruro, icyo bitaga Pentekote, yabaga ari iminsi 50 uvuye kuri Pasika. Nanone nyuma ya Pentekote bakizihiza umunsi mukuru w'impanda. Nyuma y'umunsi mukuru w'impanda bahanyuzagamo iminsi 10 bakizihiza umunsi mukuru w'impongano. Uyu munsi wari umunsi w'umubabaro no kwibabaza, mu Giheburayo bawita Yom Kippur. Uyu munsi ufite amateka. Yewe nejo bundi itariki 7 z'ukwezi kwa 10, ubwo Hamas yateraga Abisiraheli, yabateye ku munsi mukuru w'impongano. Abisiraheli bose baba bari muri konje, baba bibabaje kugira ngo bizihize uyu munsi mukuru. Nk'uko nabivuze, nukurikirana inyigisho twakoze kuri iyi minsi mikuru uzamenya icyo byari bisobanuye. Umunsi wo kuboroga, wo guhindukirira Mesiya mu Isezerano Rishya. Nyuma yaho rero bakizihiza iminsi mikuru y'ingando, uburyo Imana yabavanye mu gihugu cya Egiputa. Reka dusoreze ahangaha mu gitabo cy'Abalewi, ahubwo tunagaruke turebe bumwe mu butumwa bw'ingenzi nanone buri mu gitabo cy'Abaheburayo, dore ko noneho cyo gisobanura umurimo wa Yesu mu butambyi nk'uko byari ishusho mu gitabo cy'Abalewi. Igitabo rero cy'Abaheburayo cyo Bibiliya ntitubwira uwacyanditse. Impaka z'abanditsi n'abize za teoloji n'ubu ziracyakomeza. Bamwe bavuga ko iki gitabo cyanditswe na Pawulo, abandi bakacyitirira Luka, abandi nabo bakavuga ko gishobora kuba cyaranditswe na Barinaba, ariko abandi bakabigereka kuri Akwila na Priscilla. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe uhurizaho uwanditse igitabo cy'Abaheburayo, gusa bose ndavuga abigisha ba Bibiliya bemeranya ko iki gitabo cyari ingenzi. Iki gitabo rero cyandikiwe Abisiraheli, no kuvuga Abayuda bizeye umwami Yesu.
umwanditsi yaragamije gukura abayuda mu mutego bahoraga bisangamo wo kuvanga imihango no kwizera Kristo Yesu. Ubutumwa bw'ingenzi cyangwa se ijambo ry'urufunguzo mu Baheburayo ni ijambo igihebuje cyangwa se ikiri hejuru, mu Gifaransa meilleur ou supérieur, ni ukuvuga igihebuje kuba cyiza cyangwa se ikirenze ibindi. Umwanditsi w'Abaheburayo asa n'ugaruka ku kugereranya ibyabaga mu isezerano rya kera, ni ukuvuga mu butambyi bw'Abisiraheli ndetse n'igitambo cya Yesu Kristo. Akerekana ko igitambo cya Yesu, umurimo wa Yesu, ari umurimo uhebuje kuba mwiza urenze imirimo yakorwaga mu isezerano rya kera. Cyane iki gitabo kibanda ku mihango n'imigenzo yakorwaga mu isezerano rya kera mu butambyi bw'Abalewi, cyane ko aba yerekana ko ubwo butambyi bwasobanuraga Kristo Yesu ubwe. Igice cya mbere uyu mwanditsi yatangiye yerekana ko mu isezerano rya kera Imana yavuganye natwe, none itavugiye mu kanwa k'abahanuzi cyangwa marayika cyangwa undi uwo we wese, ahubwo ubutumwa yatuzaniye yabunyujije ku mwana wayo, we shusho yayo itaboneka, uwo nguwo wuzuye kurabagirana ku bwiza bwayo, niwe Imana yaduhaye ngo avugane natwe. Akomeza yerekana uburyo Yesu Kristo aruta abamarayika, ahubwo kubera umurimo wo kuducungura yashyizwe munsi y'abamarayika ho hato. Ntabwo ari ukuvuga ko abamarayika bamusumbye, ahubwo yamanuwe mu isi aza kubana n'abantu. Kubw'ibyo nta kindi cyari kigamijwe ni ukugira ngo atubere umukiza. Uyu mwanditsi akomeza kwerekana ko ubwo yarangizaga umurimo we asubiye kwa se, ngo na se ubwe yategetse abamarayika ngo nibamupfukame bamuramye. Umurongo wa 8 akerekana ko n'Imana ubwayo imwita ko ari Uwiteka. Aha niho twongera kubonera ubumana bwa Yesu, yuko mu by'ukuri atari umuntu w'inyama n'amaraso nkanjye nawe. Paulo we yandikira Abaroma igice cya 1 umurongo wa 4 yaravuze ngo Yesu Kristo mu buryo bw'umubiri akomoka mu rubyaro rwa Dawidi, ariko mu buryo bw'umwuka ni umwana w'Imana, kuko bihamywa no kuzuka kwe. Amaze kuzuka rero arazamuka yicara iburyo bw'Imana, ngo Imana imubonye iravuga ngo intebe yawe Uwiteka we ni iy'iteka ryose. Ibi biri mu bwiru wahambaza uti Imana yabwiye Imana? Yego, kuko Bibiliya itwereka ko Yesu Kristo we Jambo w'Imana yaje mu isi. Gusa ubusobanuro natanga ntibwarenga ubwo umwana w'umuntu yasobanura ibitaboneka, kuko Paulo yavuze ko ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Ni kuyandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16, Imana kuboneka yambaye umubiri, ikabana n'abantu, ikicwa, ikazuka ku munsi wa gatatu, ikazamurwa, yarangiza igahabwa ubwiza. Ibyo byitwa ubwiru bw'ubumana. Tuzabisobanukirwa neza ubwo tuzambura uyu mubiri tukabasha kwitegereza ibitaboneka by'umwuka bigira imibiri y'umwuka. Ariko niko ijambo ritubwira. Uwiteka yabwiye Uwiteka ngo icare iburyo bwanjye. Uyu mwanditsi akomeza asobanura uburyo abamarayika burya ari imyuka ikorera Imana, itumwa mu isi gukorera twebwe tuzarako gakiza. Iteka ryose muri Bibiliya iyo berekana umurimo w'abamarayika bahura n'abantu babaga batumweho, babuzaga abantu kubaramya, kuko nabo bitwa imbata bene data bakora umurimo w'Imana wo gukorera abera bazarako gakiza. Igice cya 2 umwanditsi w'Abaheburayo agaruka kongera kwihanangiriza Abaheburayo kwita cyane kuri ako gakiza, ntibagire icyo bakavangira, cyane ko bakomezaga kugwa mu mutego wo gukomeza kugaruka ku mihango ndetse n'ibitambo biza kera, bigatuma batita mu buryo bukwiriye ku murimo Imana yakoze wo gucungura abantu muri Kristo Yesu. Iyo mpamvu avuga ngo nuko rero biradukwiriye kwita kuri ako gakiza gakomeye gatyo. Akomeza yerekana uburyo Kristo Yesu yahinduye abantu kuba bavandimwe be abikoresheje ubutambyi, ngo yahuje umubiri nabo, ngo nako nabo bahuje umwuka nawe, maze abahindura urubyaro rwa Aburahamu. Akanerekana ko Yesu ubwe ubwo yahuje umubiri natwe, akambara umubiri, akaba mu isi, akababazwa no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose ku bwa Yesu. Uyu mwanditsi uko twabivuze, igice cya 3 yerekana uburyo Kristo Yesu umurimo we usumba cyane umurimo wa Mose. Bikubw'ibyo n'isezerano Yesu Kristo yatuzaniye risumba cyane iryo Mose yahaye Abisiraheli.
nubwo abivuga mu bice 9 yerekana ko isezerano rya kera n'umuhuza waryo ntiwamugereranya n'uwacu. Yesu Kristo yabaye umuhuza w'isezerano rishya ridagize aho rihuriye mu bwiza n'umumaro waryo n'isezerano rya kera. Igice cya 3 yerekana ko Mose yabaye umukiranutsi n'ibyo ngo ariko nk'umugaragu ukora mu nzu y'Imana, naho Yesu we yakiranutse umugiranije n'umurimo yakoraga mu isi nk'umwubatsi wubatse ibintu byose. Mose yari umugaragu ukiranuka mu nzu ya se, ariko Yesu we yari umwubatsi w'inzu ya se. Mwibuke niwe wenyine waduhinduye kuba abana b'Imana, yaduhinduye inzu yo guturwamo n'umwuka, ntabwo wabagereranya bombi. Ibice 4 yerekana umumaro wo kwizera isezerano rishya kuko tugeza mu buruhukiro. Ubu buruhukiro avuga ko ari uburuhukiro Imana yageneye abayikunda, yuko abizeye Yesu Kristo nta kabuza binjira mu buruhukiro bwayo ubwo yagennye kera. Iyi mirimo uyu mwanditsi w'Abaheburayo abavuga baruhuka ni imirimo tugerageza gukora yari itegetswe n'amategeko kugira ngo abantu bemerwe n'Imana babone uko bitwa abakiranutsi. Agasobanura ko muri Kristo Yesu ari we sabato y'ukuri turuhuka imirimo yose twakora kugira ngo tubone gukiranuka kw'Imana, ahubwo kwinjira muri we bitugeza mu isabato y'iteka. Agasoza yerekana uburyo ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rimeze nk'inkota ya mugi yombi, ribasha guhinguranya umwuka n'ubugingo, rigatandukanya umusokoro n'amagufa, rikabangukira kugenzura ibyo umuntu yibwira akagambirira. Akaduhumuriza tubwira ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubashe kubona ubuntu bwo kudukiza no kudutabara mu gihe gikwiriye, ubwo Yesu Kristo ari buryo bw'Imana kugira ngo yinjize mu buruhukiro bwe abamwizera bose. Abamwizera rero n'abamwegera bakwiye kumwegera badafite ubwoba, nta mususu, nk'abegera ubategereje kugira ngo abagirire neza. Kuva ku gice cya 5 rero umwanditsi w'Abaheburayo atangira kwerekana ubutambyi bwa Yesu, ndetse akabugereranya n'ubutambyi bwa mbere bwagaragaye muri Bibiliya, aribwo ubutambyi bwa Melikisedeki. Mbibutse ko Melikisedeki Bibiliya ivuga ko atagira se ntagire nyina, ngo yahozeho. Uyu ngo ni ishusho ya Yesu Kristo ubwe. Ni kimenyimenyi ngo yakoresheje 1/10 Aburahamu, ngo kuko ubwo yavaga kurwana n'umwami Kedoromeri, Aburahamu niwe yahaye 1/10. Ngo uyu yari akomeye kuruta sogokuruza wacu kubwo kwizera, ngo ni nayo mpamvu n'izina rye ari izina ritangaje. Ngo bwa mbere Melikisedeki bisobanuye ngo umwami w'amahoro, ubundi ngo akitwa umutambyi ukiranuka. Aya mazina yombi nta wundi nyirayo uretse Yesu Kristo. Uyu Melikisedeki rero ni ishusho y'umwana w'Imana, we mwami w'amahoro uzahoraho iteka ryose. Ubwami bwe butazahanguka, kandi ubutambyi bwe nibwo butambyi bwatumye twemerwa imbere y'Imana ngo duhinduke abana bayo. Umwanditsi w'Abaheburayo rero muri iki gice cya 5 ku murongo wa 8 yongera kwerekana ko Yesu Kristo ubutambyi bwe bwemewe kubwo kwigishwa kumvira n'imibabaro yababajwe. Ngo ibi byatumye nawe ubwe abo muhesha w'ubugingo buhoraho wabizera igitambo cye. Nibyo yabaye umuntu, ntiyabihawe nk'impano, ahubwo arabikwiye. Niwe wenyine utarakoze icyaha. Mu byo yageragejwe byose n'ibyo yababajwe byose ntiyigeze akora icyaha, ahubwo yumviye se kugeza no kugupfa ngo apfire abanyabyaha. Igice cya 6 rero umwanditsi w'Abaheburayo asa naho atabobera mu byo avuga cyangwa se adashyiramo inyoroshyo, asa n'ukarira Abaheburayo ababwira ko bagwingiye, batakagombye kuba bameze nk'uko bameze kuko bahoze mu bya mbere bya Kristo. Akerekana ibintu 7 avuga ko ibyo ngibyo ari inyigisho z'ibanze, atarizo bari bakwiye kugumamo, ahubwo bakigira imbere mu kurushaho gusa na Yesu. Ndabizi neza ko umurongo wa 4 ari wo wongera kwitera ikibazo cyane cyane mu basomye igitabo cy'Abaheburayo, kuko umwanditsi w'Abaheburayo asobanura ko umuntu wamaze gusogongera ku mpano iva mu ijuru, akumva ubwiza bw'ijambo ry'Imana, akagabana ku mpano iva ku ntebe y'Imana, yarangiza akagwa akavamo, nta cyakongera kumuhindura umukristo. Benshi baribaza ngo ese noneho kugwa birashoboka? Muri Bibiliya ijambo ry'Imana bakoresha ijambo ngo akihakana, akarenonsa, agahakana Yesu Kristo. Kandi uyu mukristo mwibuka ari we ntabwo ari umuntu usanzwe, ni uwasogongeye ku mbaraga z'Imana, si umunyedini, ni umuntu wariye akemezwa mu mutima ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, akumva n'ibwiza bw'imbaraga z'igihe kizaza n'imigisha Imana yageneye abera, yarangiza akagwa akavamo. Uyu ntibishoboka kongera kumuhindura umukristo. Kugwa tuvuga si ukwisanga mu byaha, oya,
ahubwo ni ukusubira inyuma, ni uguhakana ko Yesu Kristo atakiriwe nzira n'ukuri n'ubugingo, atari we mukiza. Uyu ntabwo wakongera kumuhindura umukristo. Ibi ni ukuri, ntitwahindura ijambo ry'Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo rero agasoza iki gice yerekana ibyiringiro dufite muri Kristo Yesu kubw'ubutambyi bwe, ko Yesu Kristo kubwo kunyura mu mubiri we ari wagereranya na cya gitambaro cyari gikingirije ahera, kuko ubwo yapfaga umwuka wa nyuma washize muri Yesu n'igitambaro nacyo gicikamo kabiri. Iki gitambaro cyari gikingirije ahera n'ahera cyane mu butambyi bw'Abalewi, nicyo cyashushanyaga umubiri wa Yesu. Mu gihe cyose cyari kigihari, abantu ndetse n'abandi batambyi uretse umutambyi mukuru nawe rimwe mu mwaka niwe wari wemerewe kugera ahera. Yesu Kristo amaze gupfa, umubiri we ari we yatanze nk'igitambo, byatumye irembo icyadukingirizaga nka cya gitambaro kitubuza kwegera intebe y'Imana cyakuweho, natwe twemererwa kwinjira ahera ngo tugire umugabane n'umwanya mu bwami bw'Imana. Akavuga ko ibyo byiringiro dufite byanyuze mu mubiri we gupfa no kuzuka, bitumereye nk'igitsi ku mutima, encre. Iyi encre cyangwa se igitsi ku mutima nk'uko mu Kinyarwanda babivuga, ubundi ni icyuma gikoreshwa n'abatwara ubwato iyo bugeze ku nkombe kugira ngo buhagarare hamwe, imiraba itabujyana hirya no hino, bakimanurira hasi mu mazi kigafata ku butaka bwo mu mazi, maze ubwato bukabasha kuguma hamwe budateraganwa n'imiraba n'imiyaga iri mu nyanja. Umwanditsi w'Abaheburayo nawe akavuga ko ibyiringiro dufite bimeze nk'icyo gitsika umutima, ngo cyo cyinjira cyane nk'uko cya kindi kimanuka mu mazi, ngo iki cyo cyinjira hera cyane h'ukuri, ngo ari ryo juru, ngo kikadufatirayo, kigatuma ubugingo bwacu budateraganwa n'imiraba n'imiyaga. Ngo ibyo byiringiro rero byacu biragenda bikagera hirya ya wa mwenda ari wo mubiri wa Yesu, kuko twamwizeye, natwe twamurebeyemo yuko mu ijuru ari igihugu cyacu. Ahera ntihagikinze, ntihakiri ibanga, ahubwo ni ubuturo n'intaho y'abamwizera, aho niho iwacu. Ibyo byiringiro rero nibyo bidufata umutima, ntiduteraganwe, ntidukuke umutima, kuko Yesu Kristo yaduciriye inzira. Igice cya 7 umwanditsi w'Abaheburayo agaruka noneho kugusobanura uburyo Yesu Kristo koko ari we shusho ya Melikisedeki, ku butambyi bwe ari ubutambyi bw'ukuri. Umurongo wa 11 n'uwa 12 agasobanura ko iteka y'ubutambyi buhindutse n'amategeko yabyo arahinduka. Yerekana ko ubutambyi bwa Yesu bwahinduye amategeko, si yayandi ya kera, ahubwo aya kera yasobanuraga we, yayandi Abalewi bakoraga mu rutonde n'imihango nk'uko n'amabwiriza Imana yabahaye yavugaga. Burya byose byasobanuraga mu buryo bw'umwuka bwumvikana ibyo Yesu Kristo yakoze. Igice cya 8 kitubwira uburyo mu byo twavuga byose igikomeye ari iki ngiki: dufite umutambyi wagiye iburyo bw'Imana, uri kumwe natwe, utuvugira. Kandi akerekana, asobanura, agereranya, yerekana ko isezerano rya kera ritigeze ubwaryo ryinonosora. Mu Kinyarwanda kindi baravuga ngo ntiryigeze ribasha gusohoza icyo ryabwiraga abantu. Ndavuga iryo sezerano ryasabaga abantu gukiranuka, ariko kubera intege nke za kamere yabo ntibabasha kugusohoza. Ngo kubw'ibyo ryabaye irishaje, rirakura, niyo mpamvu ryakuweho. Ngo ryakuweho gukomeza irishya ryo ridashobora gusaza, ryifitemo imbaraga zo kubasha gusohoza icyo rivuga. Niryo riduhesha gukiranuka kw'Imana ndetse no kwera tukakubarwaho koko. Icya 2 uyu mwanditsi yerekana uburyo amasezerano, icyo bita promesse, ashingiye kuri alliance, ni ukuvuga isezerano ry'igihango Imana yagiranye natwe muri Kristo Yesu, uburyo amasezerano duhabwa kubera iryo sezerano ubwayo arusha agaciro amasezerano Abisirayeli bari bafite ajyanye n'isezerano rya kera. Gutegeka kwa 2 ibice 27 na 28 Imana ibwira Abisirayeli imigisha izabazaho ndetse n'imivumo nibatabasha kubahiriza amategeko. Ariko mu isezerano rishya batwereka amasezerano ameze nk'umugisha duhabwa kubwo kwizera gusa, gupfa no kuzuka k'umwana w'Imana.
ni ukuvuga mu isezerano ari ryo alliance covenant cyangwa se isezerano ry'igihango rikomezwa n'amaraso ariyo maraso y'umwana w'Imana. Iryo sezerano rikomezwa n'amasezerano promesse, ni ukuvuga iby'Imana yadusezeranije imbere yayo bikaba bimeze nk'umwenda yasezeranije abizera Yesu ko nta kabuza izayabasohoreza. Naha twagarukiye, reka mbashimire mwarakoze gusoma. Ndizera ko mucamake mubashije gusobanukirwa igitabo cy'Abalewi ndetse n'Abaheburayo. Kubera umwanya muto, ubutaha tuzongera tugaruke kuri izi zaburi zanditswe na Dawidi yavugaga ku murimo wa Melikisedeki n'umurimo w'ubutambyi bwakozwe na Melikisedeki, yerekana ko uyu murimo uhambaye kuruta w'Abalewi. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Ndagushimiye Imana nyir'ijuru n'isi ko watanze Yesu Kristo ngo atubere igitambo kizima cyera gikuraho ibyaha. Warakoze cyane gukomeza ubutambyi bwe kuko ari bwo butambyi bw'ukuri. Mu byo tuvuga byose igikomeye ni iki? Dufite umutambyi wagiye iburyo bw'Imana utuvugira, udusabira, twegera. Uwo nguwo amaraso yavuga ibyiza kuruta ayabiri, nk'uko umwanditsi w'Abaheburayo yabivuze ibice 7 umurongo wa 25 ngo Yesu Kristo yicaye iburyo bw'Imana kugira ngo atuvugire. Niwe muvugizi wacu, ni umutambyi w'ukuri, nta waturega mu gihe cyose atubereye mu ijuru. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ngushimiye ko twegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo duhabwe ubuntu bwo kudukiza no kudutabara mu gihe gikwiriye. Ushimirwe Yesu, ukomeze uduhishurire ibirenze ibyo tuvuze. Umwuka wera atwigisha murike, amurikaho twebwe tudashobora kugera, azana umucyo aho umwijima uri, maze imitima yacu ikomerezwe muri Kristo Yesu. Ndagushimiye, icyubahiro kigarukira Imana, ariko amahoro n'umugisha bibi byacu mu izina rya Yesu. Amen.